Ukomeje kwirwa abakurikiye umuyoboro Youheal kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira ku gihembwe cya gatatu umugore atwite. Turaza kurebera hamwe zimwe mu mpinduka ziba ku mugore utwite mu gihembwe cya gatatu, turebe ku mpinduka ziba ku mwana uri mu nda, turebe se bimwe mu bimenyetso mpuruza ugira uri mu gihembwe cya gatatu utwite, turebe no mu bintu biba ku mugore utwite mu gihembwe cya gatatu kandi akaba nta kibazo bitwaye. Ubundi igihembwe cya gatatu cy'umugore utwite gitangira ku byumweru 28 kugera ku byumweru 40 cyangwa se kuva ku mezi 7 kugera ku mezi 9. Muri iki gihe nibwo umwana aba ari gukura cyane kuko akenshi akunda kuva ko yava ku kiro kimwe mu gihe afite ibyumweru 28 akagenda akagera ku biro biri hagati ya 2 n'igice na 3 n'igice nubwo ashobora kujya no hejuru yabyo mu gihe ageze ku byumweru 40 cyangwa se ageze ku mezi 9. Ikintu twavuga cy'ingenzi cyane mu mpinduka ziba ku mwana mu gihembwe cya gatatu, icyambere ko kenshi umwana akunda gufata position cyangwa se akunda gufata uburyo azavukamo. Ubundi akenshi abana benshi bakunda kuvuka umutwe ari wabanje hasi, ari uzabanza gusohoka mu gihe ari kuvuka, aribyo twita presentation cephalique. Impamvu akenshi nuko umutwe w'umwana nicyo gice cy'umubiri kiba kiremereye cyane gifite ubushobozi bwo kuba cyafasha umugore mu gutuma nyababyeyi ifungura kugira ngo umwana asohoke. Niyo mpamvu usanga abana benshi cyane nyine begereye igihe cyo kuvuka cyangwa mu gihembwe cya gatatu umutwe ukunda kubanza hasi, ibindi bice by'umubiri bikajya hejuru. Nubwo bitavuze ko hari abana bamwe umutwe uguma uri hejuru none ikibuno kikaba cyo kiri hasi aho umwana azabanza gusohokera, ibyo twita bridge presentation, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga umwana yabaye yitambitse. Rero muri iki gihembwe cya gatatu nibwo akenshi umwana akunda gufata uburyo cyangwa se position azavukiramo. Ikindi kintu twavuga nuko mu gihembwe cya gatatu ni igihe umwana atangira gukina, ibyo bita gukina. Buri akenshi ni uburyo umwana aba ari gukoresha ibice by'umubiri byo mu mubiri. Nk'urugero akenshi gukina buri ari usanga umwana ari gufata akaboko akagahina, akaguru akagahina cyangwa agatera cyangwa se akihindukiza mu nda, biba nibyo twita gukina. Rero uko umwana igihembwe cya gatatu kigenda gikura kuva ku byumweru 20 ku byumweru 40 cyane cyane ku byumweru 36 usanga nyine umwana ari kugenda akina cyane. Usanga akenshi nk'iyo umugore nko mu gihe amaze nko kurya nko mu gihe cy'isaha umwana ashobora gukina hagati ya 5 n'inshuro 5 mu gihe cy'isaha, no mu gihe cy'amasaha ugasanga akinye nk'inshuro zigera ku 10. Rero ni mu gihembwe cya gatatu ukunda igenda iko niko umwana agenda yongera icyo gihe cyo gukina, ukagenda umwumva nyine inshuro nyinshi bitewe nuko ari gukoresha ibice by'umubiri, amaguru, amaboko, akihindukiza. Ikindi buri akenshi nk'uyu mwana ageze ku 36 hari ibintu byinshi cyane umuntu nkanjye usanzwe aba batangiye kugeraho. Umwana wundi w'ibyumweru 36 cyangwa se amezi 8 ni wa mwana ushaka kuba yareba, ni wa mwana ushaka wakumva amajwi, ni wa mwana ushaka kuba yaseka, ni wa mwana ushaka kuba yarira, ni wo nyine mbese atangiye kugenda agira nyine utuntu tw'imico nyine ibice by'umubiri bye bishinzwe kumva nyine guseka, kumva nyine amaso, amatwi, sibyo byatangiye gukora. Kina none ukwiye kumenya nuko cyane cyane nko ku byumweru 36 kenshi usanga umwana aba yatangiye kuba yashobora gufata igikumye akakinyunguta. Iki ngiki nyine cyari ikimenyetso cyiza cyuko nyine niyo yanavuka aba ashobora kuba yakonka n'amashereka nyine. Ikindi kintu twavugaho cy'ingenzi cyane nyine ni twarebe hamwe no ku mpinduka ziba ku mugore wageze mu gihembwe cya gatatu. Ikintu cya mbere twavuga nuko umugore nawe yagize mu gihembwe cya gatatu nabwo akomeza kugenda yiyongera ibiro, kuko urumva nyine umwana ari gukura nawe ubwe umubiri ugomba kugenda wiyongera ibiro kugira ngo abashe nyine kwakira nyine uwo mwana. Ikindi none ukunda akenshi iyo umugore inda atangiye kuba ni mu gihembwe cya gatatu asajya kugenda agira utuntu tumeze nk'ibiribwa tutameze nk'ibise. Abenshi bagiye batwitanya nk'ibise, usanga umugore agira utuntu tumeze nko kumva ameze nk'uburibwe mu nda no mu mugongo ariko bitari bisa, ahubwo akenshi usanga ari uko nyine kubera ukuntu nyine umwana bagenda agira ibiro byinshi aremera nyine aba wumva nyine ntago nabita nk'uburibwe ariko butari ubw'ibise nyine buba bujenanye nyine, niko ukunda kumva utwo tuntu abagore batugira. Rero akenshi icyo usabwa cyane cyane mu gihembwe cya gatatu nuko ubutagomba kugenda ngo kuko watangiye kugira utwo tuntu ngo ugende ngo uryame mu buriri gusa. Ubusabwa kugenda gukora imirimo rusanzwe gukora, ukagenda uyikora, ukagenda nyine ukaba active nyine umubiri wawe ukawukoresha nyine, ntugende ngo uryame, ugakora ukagenda nyine ntumve ko ugomba kujya kwicara ngurananiwe cyane ngo ugende ngo ujye mu buriri gusa ntugire ikintu na kimwe ukora. Kandi ikindi bimwe mu bintu bikunda kuba cyane ku bagore batwite bari mu gihembwe cya gatatu
kubera ukuntu nyababyeyi iba yarakuze cyane kandi yegeranye n'uruhago, ukunda gusanga nyine bakunda kugira ibintu byo kujya kunyara, kujya kwihagarika inshuro nyinshi cyane, kubera ko nyine nyababyeyi iragenda ikagira ku ruhago ikarusunika, yarusunika bigatuma nyine usohora inkari inshuro nyinshi cyane. Rimwe na rimwe ugasanga zagucitse, abyo byitwa incontinence, ugasanga nyine zagucitse kubera ko nyine nyababyeyi biri nkano uruhago ruri hano, nyababyeyi nkano rero nyababyeyi igenda isunika uruhago ku buryo bituma nyine uruhago ubushobozi bwa rusange rufite bwo gutuma inkari zidasohoka utabishaka bugabanuka, kandi ugasanga rimwe na rimwe inkari ziragucitse nyine. Rimwe na rimwe mpamvu usanga rimwe na rimwe umugore kugira ngo njye mbona nitonyangirijeho nyine udukari dukeye. Rero akenshi ukunda gusanga abagore bagize mu gihembwe cya gatatu byo ko inkari zajya tubacika dukeya, cyangwa rimwe ugasanga bajya kunyara inshuro nyinshi bibaho, kandi ibi ngibi rwose nta kibazo biba biteye, nta nubwo n'ibintu bituma ari ngombwa kuza kwa muganga, kuko akenshi umaze kubyara birakira. Ikindi kintu usanga gikunda kubona uko umugore nyine yagize mu gihembwe cya gatatu n'amabere arakura akiyongera nyine, kuko aba ari kugeza igihe cyo kuzonsa umwana. Amabere rero agenda aba manini, ibinure byiyongeramo, agira ubushobozi bwo kuba zazajya n'amashereka, ku buryo kenshi nk'ibiza ku byumweru 36 umugore buriya iyo ashatse nko kugira akanze nk'amabere hashobora guturukamo ibyo twita umuhondo, naba ari amashereka ya mbere aba ari umuhondo, ushobora kuyabona mu gihembwe cya gatatu. Ikindi nanone gikunda kuba ku bagore bagize mu gihembwe cya gatatu kandi nacyo kiba nta kibazo gikunda gutera, no gukunda gusanga rimwe na rimwe imitsi yabo nyine byo ku maguru yabyimbye. Akenshi nuko nyine nababwiye ko nyababyeyi iri mu nda kandi iri kumwe n'ibindi bice by'umubiri, cyane cyane nk'imiyoboro y'amaraso. Hari umuyoboro w'amaraso uzana amaraso yakuye mu bice by'umubiri, cyane cyane mu maguru no mu maboko, uyasubiza ku mutima, wowe twita amave inferior vena cava. Usanga nyine kenshi ya nyababyeyi isa nk'iyo yibyiga none igatuma amaraso adatambuka neza. Niyo mpamvu ukunda gusanga kenshi mu gihembwe cya gatatu usanga nk'abagore rimwe na rimwe bagize imitsi yabo ikabyimba. Akenshi ibyo bigusaba cyane cyane ni ukuguma nyine ukora sibyo, ukagenda kugira ngo nyine amaraso abashe gutembera neza mu mubiri. Reka turebe hamwe no bimwe mu bimenyetso twakwita ko ari ibimenyetso mpuruza iyo bigize mu gihembwe cya gatatu uba ugomba kuza kwa muganga. Ibi nibyo by'ingenzi cyane ubundi muri iki kiganiro cyose twakoze. Ibintu byose niyo wabyibagirwa, ariko ibimenyetso ngiye kukubwira ntakwiye kubyibagirwa mu gihe cyose uri mu gihembwe cya gatatu twite, kuko iyo bigize uba ugomba kwita uza kwa muganga. Ikimenyetso cya mbere ni ukuva amaraso mu myanya ndangagitsina. Kuva amaraso mu myanya ndangagitsina mu gihembwe cya gatatu ntago ari ibintu biri normal, ntago ari ibintu bituma uguma mu rugo, ni ibintu bikuzana kwa muganga, ko biterwa n'ibintu byinshi bitari byiza cyane. Harimo kumwe kuba ufite ingobyi iri hasi, aribyo twita placenta previa. Ibi ngibi bituma muganga udashobora no kubyara neza, bisaba ko muganga azakubaga kugira ngo byare. Harimo kuba ingobyi y'umwana ishobora kuba yatandukanye na nyababyeyi, ibi nabyo bikaba bisaba ko uba ugomba kubyazwa vuba, cyane cyane nabwo ubazwe, cyangwa se na nyababyeyi uramutse wagize nk'ibiseno bikaba yagira ikibazo igacika. Rero niyo mpamvu umugore wese utwite mu gihembwe cya gatatu wagize ikibazo cyo kuva amaraso mu myanya ndangagitsina aba akwiye kwihutira kuza kwa muganga. Cya kabiri mpuruza umugore ukigize ari mu gihembwe cya gatatu agomba kwihutira kuza kwa muganga. Harimo kugira ibise. Iwavuga se uburibwe bw'ibise ni uburibwe bumeze gute, butandukanye n'ubundi buribwe. Uburibwe bw'ibise ni uburibwe butangira mu mugongo, bugatangira mu mugongo bukazana no mu kiziba cy'inda hasi, bukagufata bukagukura bukakurya mu gihe cy'akanya gato, amasegonda 30 umunota, bwarangiza bukarekera bugacicika, hagacungera agacama akanya bwa buribwe bukongera bukagaruka. Ikintu kiranga uburibwe bw'ibise ni uko nyine ntago ari uburibwe buza ngo bufatire buhoreho, ni uburibwe bugufata nyine mu kiziba cy'inda n'umugongo, hagacama akanya gato bukakurekura, bukongera bugahora cyangwa bugategereza, bukongera bukaza kongera bukagaruka. Kandi akenshi ubwo buribwe bujyana nuko n'inkondo y'umuntu nayo iri kugenda ifunguka. Mu gihe cyose utangiye kugira uburibwe bumeze gutyo mu gihembwe cya gatatu utwite, ubwo kuza kwa muganga, kuko akenshi bari ikimenyetso cy'uko igihe cyo kubyara cyangwa se igihe cy'uko umwana avuka cyageze. Ikindi kimenyetso cyo kwiye kuzana kwa muganga byihuse mu gihe wakigize mu gihembwe cya gatatu twite, nibyo bita kumena isu. Ushaka kwibase isu ni iki? Isuha ubundi umwana yari mu nda haba ari ibintu biba biri kumwe nawe, haba ari ingobyi nababwiye kare, akaba ari ikindi kizu cyo kirimo amazi menshi cyane. Ayo mazi rero niyo twita isu. Rero iyo su hamenetse amazi menshi cyane arameneka nyine, ukabona ibyizi birisutse byikubise hasi, niyo wambaye imyenda isito. Ibi ngibi kenshi nabyo bigusanga ngo uze kwa muganga hakiri kare, kuko iyo umenye isuha umwana abahuze ayo mazi kandi arayakeneye. Kandi nta hantu isuha ice imeneka
haba ari umwanya ku buryo ama infection ashaka kuzamuka akajya ku umwana akagira ikibazo. Niyo mpamvu ibintu bikubaho uri mu gihembwe cya gatatu uvuye kuza kwa muganga, kuko akenshi igisubizo cyanyacyo cy'umuntu amenye isura nuko tuba tugomba kumubyaza. Akenshi tuba tugomba kukubyaza kandi tukaguha n'imiti irinda umwana ikurinda we ama infection, kuko kenshi akunda kubitera kandi kandi ko byagera ku mwana. Kuko kenshi iyo batakubyaje haba harimo ingaruka nyinshi cyane yuko umwana ashaka kugira ikibazo akaba yapfira mu nda. Niyo mpamvu mu gihe cyose uri mu gihembwe cya gatatu twite ukamenya isura uba ugomba kuza kwa muganga. Ikimenyetso cya kane mpuruza cy'ingenzi kuye kumenya umugore uri mu gihembwe cya gatatu twite kikwiye gutuma uhutira kuza kwa muganga, harimo kugira umutwe ukabije cyane, ukaribwa umutwe ukabije cyane ku buryo ufata n'ibinini. Kenshi n'ibinini turatwura ibinini mu mafarumasi bya paracetamol ukabona ntabwo umutwe uri gukira. Iki ni ikimenyetso kenshi kunda kugenda no kuba uba ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso ukabije, kandi umugore wese ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso akabije kuko akenshi ntiyatarasanzwe ufite atwite bari guturuka ku ngobyi. Iyo kumwe n'umwana igisubizo cyo gihari ari uko uwo mugore aba agomba kubyaza, kuko kenshi nk'iyo bikabije cyane ushobora no kujya n'ibyago n'udutsi two mu mutwe twaba twacika, ukagira ibyo bitwa stroke, ugasanga nyine wabaye paralyze kubera ko udutsi two mu mutwe twacitse. Niyo mpamvu mu gihe cyose wagize umutwe mwinshi ukabije cyane uhutire kujya kwa muganga bafate cyane umuvuduko wawe yo kungana. Ibi ngibi bigenda no kuba wareba ibikezi, kuko ujya no ikimenyetso cyo kugira umuvuduko mwinshi ukabije cyane cyangwa se kuribwa mu nda hejuru. Ibi ni ibimenyetso byose bikugaragaza ko ushaka ko wakikeka ko ufite umuvuduko mwinshi ukabije, bikaba bigusaba kujya kwa muganga kugira ngo urebe ko udafite umuvuduko mwinshi ukabije cyane. Kuko none umugore wese ufite umuvuduko mwinshi ukabije cyane, igisubizo mu kugabanya uwo muvuduko we akenshi ntabwo ari gufata imiti igabanya umuvuduko, ahubwo ni ukubyaza uwo mugore, kuko kenshi umuvuduko uri guterwa n'ingobyi, yarangiza ingobyi yavamo wa muvuduko ukongera kugabanuka, umubiri ukongera ugasubira uko wari umeze nyine umuvuduko utari mwinshi kugira atagira icyo kibazo cy'uko imitsi yo mu mutwe yacika akagira nka stroke kubera umuvuduko mwinshi ukabije, cyangwa se akagira ibintu bimeze nk'igicure abyo twita eclampsia. Iki ni ikimenyetso gikwiye kuzana kwa muganga mu gihe utwite mu gihembwe cya gatatu. N'igihe ugize umuriro buriya nicyo kimenyetso cya mbere nakwita cy'ama infection. Ushobora kuba wagize malaria, ushobora kuba wagize infection zo mu myanya y'igitsina, ushobora kuba wagize infection zagiye ku ngobyi nk'izo twita za amnitis. Mu gihe cyose wagize umuriro uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Iki nanone harimo kumva umwana adakina cyangwa se kumva umwana uburyo akina byagabanutse. Ubundi umugore ugize mu gihembwe cya gatatu ugenda wumva ukuntu nyine umwana akina mu nda. Ubundi ngo twabisobanuye kare gukina mu nda nuko umwana bari gukoresha ibice by'umubiri, ahina amaguru, ahina amaboko, cyangwa se yirambura cyangwa se yihindukiza. Rero iyo wumvise uburyo umwana usanzwe umwumva akina byagabanutse, sibyo, cyangwa se ukumva ntabwo uri kubyumva, iki ngiki ari ikimenyetso cy'uko umwana mu nda atameze neza. Niyo mpamvu ukwiye kuza kwa muganga bakareba impamvu umwana wawe atari gukina mu nda ari iyihe. Iki ni ikimenyetso harimo kuba waba unyara ukababara. Akenshi kunyara ukababara nuko ujya kunyara ukumva ahantu uri kunyara hari kokera. Iki ni ikimenyetso cy'uko wowe ufite ama infection cyane cyane yo mu nkari, kandi ama infection akenshi akunda kugira ingaruka ku nda utwite, kuko akenshi iyo amara igihe kirekire bashaka gutuma nyine azamuka akajya no mu myanya y'igitsina, akagera no ku ngobyi, ukaba wamenya isura cyangwa ukaba wagira ibise igihe kitageze. Rero mu gihe cyose ugize iki kimenyetso cyo kuba wagira wanyara ukaribwa ugomba kujya kwa muganga. Ibimenyetso byose mbabyerekana nongere mbisubiremo by'ingenzi. Ni ibimenyetso mpuruza umugore wese utwite mu gihembwe cya gatatu aba agomba kumenya akihutira kujya kwa muganga. Harimo kugira amaraso mu myanya y'igitsina, harimo kugira uburibwe bw'ibisi, byose nabisobanuye. Harimo kumena isura cyangwa kumena ibizi byinshi cyane mu myanya biturutse mu myanya y'igitsina kandi atari inkari. Hakabamo kugira umutwe ukabije, hakabamo kureba icyezi, hakabamo kuribwa mu nda hejuru, hakabamo kugira umuriro, hakabamo kunyara ukababara. Ibi ni ibimenyetso byose ukwiye kumenya mu gihembwe cya gatatu twite, wabigira ukihutira kujya kwa muganga. Twaganiye byinshi cyane ku gihembwe cya gatatu cy'umugore utwite, gusa ikintu ugomba kumenya ko iki ni igihe kikunda kenshi kugora abagore cyane kuko nyine umva nyababyeyi barabaye nini bakomeza kugenda bagira umunaniro, bagira utuntu tw'uburibwe twose nasobanuye. Iki ni igihe kenshi ubusaba kuba wakegera cyane nk'abandi bagore batwiseho bakakuganiza akaguha experience yabo kugira ngo umve ko nyine atari wowe wenyine byabayeho cyangwa se ari wowe wenyine bikubaho. Kandi n'ikindi gihe cyo gisaba ko ukurikirana kwa muganga kenshi, kubonda kenshi mu gihembwe cya gatatu cyane nk'ugize mu byumweru 30
bisaba ko uza kwa muganga byibura buri nyuma y'ibyumweru 2 kugira ngo buri gihe barebe ko ubuzima bw'umwana wawe bumeze kandi ubuzima bwawe bumeze. Ni igihe gisaba kuza kwa muganga kenshi kandi igihe gisaba kuba nyine ukanuye amaso nyine witonze kugira ngo mu gihe cyose ugiye bya bimenyetso mpuruza ukikuza kwa muganga ntugumwe wiryamiye mu rugo. Mwakoze rero gukurikirana umuyoboro wacu Youheal, ndacyakomeza kubasaba gukora subscribe kuri channel yacu, mukasharinga n'ibiganiro byacu ahantu hatandukanye abandi bantu bakabimenya, mukana likinga video zacu. Bari kumwe na Muganga ufite Majari Stide na Utaha.